Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Ntahandi muri rero ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu, twebwe tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari umugisha, tubwira abantu ko ari ingenzi. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo mabi, kandi noneho ikibabaje babwiwe n'abantu bari bizeye. Ugasanga umuntu akubwiye ijambo ryanze kuva mu mutima wawe. Twaravuze ngo ni iki twakora, ni iki twakorera abantu. Mureke tubwire abantu ibyiza, ibibi twarabyumvishe bihagije, ibibi twarabyakiriye, ariko ubu aho bigeze abantu bakeneye urukundo, abantu bakeneye amasiripurize, abantu bakeneye ibintu biryoshye, ubuzima buryoshye. N'ahandi rero nibyo twe tuvuga. Nimero yacu uyu munsi abantu mbona banyandikira muduhe nimero zanyu, kameramani twongeye kumusaba ajya azandika hasi kwa kundi cyo ku kiganiro, bijye bigenda kugira ngo muzibone bitabagoye, turabakunda. Rero ushaka ko dutungura umuntu yagize isabukuru, umuntu sina ngombwa umunsi mukuru runaka, umuntu umubwire ko umukunda umunsi wose ubitekereje, sina ngombwa kamera, byuko uhamagara umuntu umubwire ngo ndagukunda, byuko ushyira umuntu kuri stati umubwire uturi ingenzi. Shimira umuntu wakugejeje mu kazi, umuntu wagufashe ukuboko akakugeza ahantu akakubwira ati ubuzima buraryoshye, uwo muntu ujye umushimira kandi umubwire ko ari ingenzi. Uyu munsi rero nateguye ikiganiro, ni nk'ubuhamya bwo kubabwira urugendo rwanjye rwo gutwita ndetse no kubona umwana, ndetse by'umwihariko mbabwire ibintu tudakwiye kujya dukorera abantu batarabona abantu. Mubane nanjye ikiganiro mugikurikire, ariko mbere yuko dutangira ikiganiro ndashaka kubabwira ahantu mushobora gukura ibintu byiza, ibintu by'ingenzi, ibintu byabafasha. Ukeneye imyenda myiza, ukeneye kudodesha imyenda iyo ari yo yose, yaba iy'ibirori, sivire, ndababwiza ukuri Grace ni umutayeri mwiza kandi w'inyangamugayo. Abari hanze, abari mu Rwanda, nshimire n'abantu rwose mutangiye kujya mumubaza, mumubwira ngo nimero zanyu mwazikuye kuri Mubwire. Imana ibahe umugisha, mukomeze mumuhe akazi, mukomeze mumwizere, ni umutayeri, ni ukuri w'inyangamugayo. Nimero ye rero ni 0788559575 uwo ni Grace mu isoko rya Nyarugenge. Uramuhamagara cyangwa ukamwandikira akagufasha, akagusobanurira, bikagenda neza. Hanyuma rero abakeneye imyenda nabo isanzwe yo kwambara mu kazi cyangwa mu yindi minsi, muri shike urenze Access Bank, umuryango ukurikiyeho ni Nunu. Nunu niho akorera, nimero ye ni 0788708835. Uwo ni Nunu, aragufasha, aguha imyenda myiza ya caguwa. Ujye ugenda abantu bose bakubaze ngo ninde ukwambika tudukanzu twiza, aya mapantaro meza, nta wundi ni Nunu. Mugende Nunu abaha imyenda myiza. Hanyuma rero abakeneye namwe imodoka zijyanye n'igihe z'ama-hybrid, Fabiola arahari kuri 0788933097. Uwo ni Fabiola. Hanyuma indabo, muteri iwanyu indabo, muteri iwanyu ibiti, iwanyu muhasukure muhagire neza, mufate amavaze meza. Ivete n'ibyo akora nawe arabibagezaho kuri 0788651258. Ivete arabafasha, iwanyu hamere neza, iwanyu haza amafresheri. Hanyuma rero abantu mukeneye kurya neza, dore hariho abantu bakunda kwakira abashyitsi benshi mu minsi mikuru cyangwa imiryango, mukeneye inyama nyinshi, mukeneye inkoko nyinshi, kandi ibintu byiza. Abantu bari burye ntibagire ibibazo, abantu barya ntibibateze ingaruka. Nimugane Tente rero abaho ibintu byiza bikiri bishyashya kuri 0788449484. Tente arabafasha, abahe inyama nziza, inkoko nziza, ndetse bakora delivery, ibintu bikabageraho. Abantu bose abashuti banjye bamuguriye barashimye, bavuze ko Tente afite ibintu byiza. Imana kandi aba bantu twamamariza ikomeze ibagure, ibageze kure, namwe muduha akazi tubamamarize, bizarushaho kugenda neza. Hanyuma rero tutaratangira ikiganiro, twabura gushimira abantu ba Mubwire TV, mukomeje gukora subscribe, mukomeje kumpamagara mumbwira ngo nkora ibintu byiza. Ni ukuri ndabikunda, ngiye abantu bambwiye ngo barankunda, nzi umumaro wo gukunda, kuko no gukundwa birababaza, nako kwangwa, kumenya ko umuntu akwanga birababaza kandi bikavuna umutima. Iyo ubonye rero umuntu ugukunda, umuntu ukwifuriza ibyiza, umuntu ugushyigikira, ni ukuri n'umugisha. Turabashimiye cyane, muri ingenzi. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibagure. Uyu munsi rero natekereje ndavuga ngo tuvuge ku bantu, cyane cyane abantu batarabona abana, abantu batarabona urubyaro. Aba bantu bakunda gukomeretswa na sosiyete. Nibyo kuko uyu muntu ari mu kigeragezo cyangwa ari mu kibazo, navuga ko ibintu byose bimeze nk'aho bimukomeretsa, ariko hari abantu nabo bakunda kuvuga amagambo atari meza. Ugasanga nimba mubana muri sosiyete, wenda mugiye gutwerera umuntu cyangwa mugiye guhemba umuntu wabyaye, ugasanga umuntu utarabona umwana nta mafaranga muri icyo gihe afite. Tekereza neza ko nawe amafaranga utayahorana.
hari igihe rwose amafaranga aba adahari. Iyo rero uwo muntu adafite amafaranga akavuga ati nta mafaranga njye mfite, abantu benshi bahita bamucira urubanza, abantu benshi bakamuvuma, ni uko atarabyara, bariya ni abagome, bariya ni abagome, nta rukundo bagira, buriya se azaza guhemba, azaza kugira, noneho byaba akarusho yagira n'impamvu, kandi natwe tujya tuzigira bisanzwe, ugasanga bibaye umutwaro. Ibyo bintu rero si byo, ibyo bintu si byo, uko wabura amafaranga, uko wabura umwanya, niko bariya abantu bawubura. Ikindi dukwiye gukora uko bwije n'uko bukeye, umuntu wese Imana yahaye umugisha w'abana, muzi ibyishimo mufite, mujye mubasengera, mujye mubasengera, uko musenze mubasengere, Imana ibagirire neza, kandi no mu gihe Imana itarabikora, Imana ibahe gukomera, kuko ntekereza ku bwanjye, ntekereza ko aricyo kigeragezo cya mbere kibiha, kibabaza. Rero tujye tubasengera, tubafashe, tubarinde amagambo yo kubakomeretsa, tubarinde kuvuga ubwo buntu nakwita nk'ubugambo butari bwiza, uriya ni umugome, uriya ibiki n'ibiki. Hari igihe nyine yicecekeye, kandi koko hari igihe aceceka biri ngombwa. Mbese niba muri sitori z'abana, abana bagejeje aya mezi, bagiye kurya serelake, abana bari kunywa amata, ese turabaha ayahe mata, abana ese wowe wambara izihe pampa, muri kumwe murakorana, icyo gihe koko avuga ngo aba yacecetse, aba yarakaye, none se atanga ikihe gitekerezo? Nta gitekerezo abifite, kubera yuko ntabwo ibyo bintu arabigeramo, ntabwo arabigeramo. Rero ntitukarenganye abantu, ntitugacire abantu imanza. Numvaga aricyo kintu navuga ku bantu batarabona abana, tubasengere, abo dufite nk'inshuti zacu tujye tubaganiriza, tubereke urukundo, ndetse Imana izatugororera, ndetse nabo tuzabafasha kugira ngo urugendo rwo gutegereza ubushake bw'Imana n'umuteguro w'Imana ruzagende neza. Uyu munsi rero nanjye ubwanjye navuze ngo reka mbaho ubuhamya bw'urugendo rwo kuba umubyeyi, rwo kubona umwana, ikintu byanyunguye mu buzima, ndetse impamvu nta nubwo ari ibyo kuvuga ngo ndarata umwana, ahubwo ndarata icyo Kristo yakoze, ndetse n'imbaraga z'Imana zikomeye nabonye muri icyo gihe, ndetse no muri icyo cyiciro cyo kubyara. Njyewe abantu babyibuka nkora ubukwe, ibintu umuteguro w'Imana ntiwamenya ukuntu umeze. Hari umuntu yari afite cano, araza mu bukwe bwanjye, yabonye amafoto ya sivire abantu bampostinze, aradukunda, akunda natwe couple yacu, asaba n'umushuti wanjye avuga ati se uyu muntu wamunsabiye nkazaza nkabafatira ikiganiro cy'ubukwe ko ari byo nkora. Icyo gihe rero uwo muntu yaraje adufata ikiganiro, rwose njyewe numva nta kintu bitwaye, ndamuha interview, ariko muri interview n'abantu babyibuka n'abashuti banjye benshi baravuze, kandi Imana ibaha umugisha, naravuze ngo ikintu numva mfitiye amatsiko, kandi niko kuri, njyewe mujya mubyumva no mu buhamya bwanjye, ikintu nari mfitiye amatsiko ni abana banjye cyane. Nifuzaga kumenya isano ry'umwana n'umubyeyi. Abantu bose baravuga akabura ntikaboneke, mama w'umuntu ushabuye, ufite mama byagenda neza, ese umwana na nyina bimeze gute? Ndamubwira nti, aranganiriza muri iyo interview, narababaye ko cano ye ngo barayibye na video yanjye iragenda, ariko numvaga iyo video, niyo mpamvu nanabyemeye kubikora, mvuga ngo nsohoye amarangamutima yanjye, umwana wanjye nakura azabona ko no ku munsi w'ubukwe nari mufitiye amatsiko, ari we muntu nari ntegereje, numva nyine aricyo kintu gikomeye numva ndi gusaba Imana. Nuko ndabimubwira biranarangira nkuko nabisabye Imana. Ikindi mboneyeho kubwira abantu, siruta abantu b'abakristo, mujye mumenya imbaraga z'ururimi. Akanwa kararema, akanwa kararema, akanwa gafite imbaraga zikomeye. Njye naratuye na mbere hose navuga ngo Mana, mu rugo rwanjye ibigeragezo byose uko byamera, ni njyewe ni Sylvie niko navugaga, nabyihanganira, nabasha kurwanira urugo rwanjye, nabasha kwihangana nkarugumamo, ariko ikigeragezo cyo kutabona umwana, icyo sinakihanganira, icyo zakindinde. Imana rero yo kabyara, Imana ikomeye, ibikora kwa kundi nabiyisabye nyine mu mwana. Umunsi wa mbere wanjye wo gutwita mbimenya, wakwibaza ngo byagenze gute, ni umushuti wanjye, ngiye nkunda no kubabwira amazina kugira ngo mutazajya mugira ngo mfite inkuru z'ibihuha cyangwa ni pranka. Umushuti wanjye witwa Gaju, bikunda kumwumva, niwe muntu wa mbere wambwiye ko ntwite. Simbabwira uko byagenze cyangwa ko inzira byanyuzemo, ariko Gaju niwe wabimbwiye, arambwira ati uratwite. Ndavuga ati Mana we, ndishima ndanezerwa, ku buryo narishimye ngera ku rwego rwo kwishima cyane. Ngo arambwira ati se wari uzi ko utazabyara, wumva ufite ikibazo cyo kutazabona umwana? Ariko nishimiraga ko ngiye kumva rya sano ry'umwana n'umubyeyi. Mbaho nsaba Imana. Hari ukuntu abantu baba babona umuntu wenda bakavuga ati uyu muntu nanatwita na mama Reze azajya bari aho hamwe, ntazajya ahaguruka, ntazajya ava aho ari, ariko mbwira Imana, ndavuga ngo Mana, nyine kubera ukuntu nari nanaryohewe nishimye, ndavuga uzampa imbaraga, ndinde ngera no ku munota wa nyuma n'akazi, nari mfite akazi nkikora, ndinde njya kubyara nkikora akazi kanjye.
Imana rero yarabinshoboje ku buryo nagiye no kubyara, nagiye kuri randevu ya nyuma ari kuwa gatanu bambwira ati bibaye ngombwa wareka akazi kuko isaha n'isaha ubu wabyara. Urumva nahagaritse akazi, iyo randevu niyo ya nyuma nagiyemo, kuwa kabiri mpita mbyara. Hanyuma rero urugendo rwo gutwita rwambereye urugendo rwiza, urugendo ruryoshye. Iyo utwite uba ukeneye urukundo, uba ukeneye abantu bakwitaho. Iyo ugize umugisha rero aho uri, aho uturuka mu rugo rwawe, umugabo wawe akagufasha, akagusapotinga, akaguha keya, umva yanyitagaho pe, Imana imuhe umugisha, aramfasha, urugendo rugenda neza. Ndetse no mu kazi naho abantu dukorana baramfasha, nabo Imana ibaha umugisha, baranshyigikira, bamba hafi. Inshuti zanjye zinyitaho, mva sinahura n'ibibazo, Imana ibana nanjye. Ikintu rero ngiye kubabwira aho ngaho cya mbere, ngewe abantu banzi numvaga nzabyara imfura y'umukobwa. Nari naranabyatuye mvuga ngewe nyine nzabyara umukobwa w'imfura. Mwambaza ngo kubera iki wishyiragamo kuzabyara umwana w'umukobwa w'imfura? Nareba ukuntu abakobwa kenshi umutima wabo ukunda, niko njya nkunda kubibona bonzi, niko baba bameze. Umutima wabo uhora ku babyeyi babo, nyine uhora utekereza iwabo, uhora uhangayika iwabo cyangwa n'abavandimwe babo. Ariko hari igihe uba ufite n'abahungu cyangwa n'abavandimwe b'abahungu, ukabona umuhungu munavukana, mushobora no kubita imyaka 3 mutaranavugana n'urugero cyangwa umwaka, kandi akumva ko nta kintu bitwaye, kuba azi ko uri amahoro, kuba azi ko utarwaye, akumva nta kintu bitwaye. Ariko natekereza umwana w'umukobwa ukuntu abonzi bose umutima uba uhangayitse. Noneho ikindi, kugira umukobwa, kugufasha uturimo, kukwitaho, nyine numvaga umwana w'umukobwa ni urugero, ari umugisha kumugira. Turabivugana se twifuza kubyara uwuhe mwana? Umugabo wanjye arambwira ati ngewe rero nkunda imfura y'umuhungu, nkunda imfura y'umuhungu, nanjye ninkunda ngewe imfura y'umukobwa. Duhita twemeranya tuvuga ngo tubisengere, umuntu Imana izumva ubwo nyine niwe izabisubije. Turabisengera, tubaho turizera. Ariko umugabo wanjye akajya ahora arambwira ngo ngewe rwose nkunda imfura y'umuhungu, ngo ngewe niyo umuntu yabyaye umuhungu rwose ni ukuri biranezeza, muhemba numva nishimye, abantu bose b'inshuti zanjye, abantu bose babihereye ku bahungu, numva ari byiza. Wanjye rero ku rwanjye rwanda nkumva imfura y'umukobwa niyo izajya inamfasha, niyo nzajya nsigira urufunguzo rw'icyuma. Nyine nibyo tuba dutekereza, nibyo njye natekerezaga. Ikindi nkatekereza ukuntu azaba ari kudukunda, dutetesha, yita kuri papa we, nkumva ni byiza. Ngiye kwa muganga, ngira n'umugisha icyo gihe ngiye kwa muganga, barambwira ngo ntwite umukobwa, ngo nzabyara nyine umukobwa. Numva ni byiza, ndamuhamagara ndamubwira nti uzi ko tuzabyara umukobwa? Arambwira ngo nta kundi, nyine ubwo niwe Imana yumviye, niwe yumvise, ubwo nanjye wenda ubutaha Imana izanyumva. Bibaho. Ariko umuntu umwe w'Imana, umumama umunyamasengesho, nawe yitwa Mama Diane, mwaramubonye twigeze gukorana ikiganiro tujyana abana be ku ishuri, tukajya dusenga. Arambwira ati reka ntabwo Imana izaguha umwana w'umuhungu, izabaguha, ariko iki si cyo gihe. Imfura yawe ntabwo izaguha umukobwa, izaguha imfura y'umuhungu. Mwambwira ati woye, no kwa muganga bose bavuze umukobwa. Arambwira ati woye, imfura yawe ni umuhungu. Ndabyihora ndavuga rwose nk'uyo, kwa kundi nyine kumva ibintu ntubyumva neza. Igihe rero kigeze nkomeza guca muri ekogarafi, bose bavuga rwose uzabyara umukobwa, ufite umukobwa munini, ibintu byarashyushye, mfite umukobwa. Mwakwibaza ngo imyenda, hari umushuti wanjye yitwa Lidi, Imana imuhe umugisha, nawe ni inshuti nziza. Lidi yari yarambwiye ati nzagufasha, ngende nkufashe kugura imyenda y'umwana. Ambwirira n'umuntu hari ukuntu muhamagara abantu bagurisha imyenda y'abana, bakajya bagutoranyiriza imyenda ya mbere, babika, noneho mukazajya kuyifata mutoranyamo, ariko barabahaye karite za mbere. Icyo gihe rero baradutoranyirije, imyenda barayibona nyine y'umukobwa, ariko ridabura konje. Mwumva umugambi w'Imana n'umuteguro w'Imana, ridabura konje, kandi sinari kwijyana. Yarambwiye ko azamfasha, akazaza mu rugo, imyenda akayitegura. Nyine nta kibazo nawe mfite n'abashuti bagomba kuza bakamfasha, ibintu bikagenda neza. Igihe rero kigeze njya kuri randevu ya nyuma, Lidi atarabona na konje. Kuri randevu ya nyuma mbaza haraburaga randevu imwe, ndagenda njya kwa muganga, bahita barambwira ngo utwite umwana kuri randevu ya nyuma. Ni kuri randevu ya nyuma barambwira ati se ninde wakubwiye ko uzabyara umukobwa? Ndamubwira ati se kandi ari ahantu ivuriza abantu bose, baravuze ko nzabyara umukobwa. Arambwira ati hoya, umwana wawe ni umuhungu.
birancanga, ariko dogiteri aravuga ati abona ko ncanganyikiye, aravuga ati nta kibazo, reka mpamagare n'undi mudogiteri tutagira ikintu tuvugana arebe. Arareba abona ni umwana w'umuhungu. Ndavuga nti ubwo nyine nzabibora bigize gute bibaye. Duhita duhamagara uwo muntu w'imyenda, araduhindurira, dushakira imyenda, turayizana, ibyo birarangira. Ikintu rero nshaka kubabwira, mujye mugira n'inshuti nziza, kandi namwe mukurikiye ikiganiro, nimba mufite inshuti zanyu cyangwa abavandimwe, ni byiza kubasengera, ariko noneho by'umwihariko mujye mugira umwanya wo gusengera abantu batwite. Urugendo rwo gutwita ni ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Nta muntu wundi waguha umwana, nta bundi buryo, ni Imana yonyine ibikora. Rero ni igihe Satani arwanya abantu, ni igihe Satani arwanya, kandi koko ababarwanya haba harimo abakozi b'Imana, haba harimo abavugabutumwa, haba harimo abaminisitiri, haba harimo abaperezida, haba harimo abadogiteri, haba harimo abantu bakomeye. Rero abarwanya kuva inda zikiri mu nda. Ngeze nko mu mezi 7 ndakeka, umushuti wanjye Oridi n'ubundi yagiye gusenga, asengana n'undi mama w'umushuti wacu, mama wanjye witwa Mamerike, barasenga. Imana ibahishurira ko Satani afite umugambi wo gutuma ntabyara, wo kunyicira umwana. Twaranakoranaga, aza ku kazi yababaye nyine, ko kundi ubona umuntu afite ikintu ashaka kubwira akabura ukuntu akikubwira. Ariko njye nizera Imana mu buryo bukomeye. Nizera Imana ku buryo utaza kumbwira ngo uratwite. Ni njyewe, si bivuze ko n'abandi bantu imiti ishobora kubakorera, ariko njyewe mu mbaraga nizerera Imana. Numva numva idakeneye abandi baterankunga ngo z'imiti z'ibinyarwanda, ngo ibintu basize. Baridi barasenga, Imana iravuga ngo bansengere cyane. Ridaraza abura ukuntu abimbwira, akarira. Ndamubwira Ridi, uburyo nizeramo Imana, kandi njyewe n'ukuntu nzi iyo Imana yavuze ikintu kiba kiri buveho. Ikintu ibona tudafite uko tuzagikoraho, ikintu ibona nyine tudafite icyo twahinduraho, ntabwo ikitubwira, tubona kitugezeho. Nimba rero Imana yabibabwiye, ifite kubikuraho, iri kubitumenyesha kugira ngo turwane nabyo, tubyirukane. Ridageze aho abonye ukuntu maramaje, abonye ko ntabwo afite, ngo Sylvie, ngo Satani afite umugambi wo gukwibira umwana, baza nanjye nari kubigendera. Ndamubwira nti humura, Imana niyo kwizerwa, Imana niyo kwiringirwa, njyewe izampa umwana wanjye. Kubera ukuntu nari nizeye ndetse ntwite, umva ni nabyo bintu njya ngumva, nibyo bintu byanryoheye mu buzima. Numvaga nishimye, numva nyine ndanezerewe, numva nta kibazo mfite, ndetse n'ukuntu abantu bose baba bagukunze. Umuntu utwite abantu baramukunda, na ba bantu badafite umutima mwiza, iyo bageze ku muntu utwite bamugira umutima mwiza. Igihe rero cyarageze njya kubyara. Mwumve ahantu, ntabwo ibi hanini ushobora kwibaza ngo ubuhamya burimo iki, ariko ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana no ku munota wa nyuma, n'igihe abantu baba bafite ubukonikoni bakoze, n'igihe abantu baba baravuze ngo ntibizashoboka, Kristo ajya azamura ibendera ry'ubutsinzi. Ndangije igihe cyo kujya kubyara, nagiye kwa muganga mu gitondo saa 11, mfite ibisi, ndi kuri 6. Ku muntu ugiye kubyara bwa mbere ngo biba ari igitangaza, kuko hari n'abagenda bibereye kuri 1 cyangwa ngo bafite imigendo. Nagiye ndi kuri 6. Ngeze kwa muganga, abaganga barishima cyane, bumva ko ndi bunabyare neza. Bati umuntu uje kubyara bwa mbere ukaba wihanganye ukagera kuri 6. Umva, naragiye mba kuri 6, nkazamuka nkagera ku 9, bikongera agasubiraho mpera ku 9. Kuva muri icyo gitondo cya saa 11 kurinda ageze nijoro. Bageze arambwira ngo haraza kuza dogiteri wa saa 1 ngo niwe uri bufate icyemezo. Ngumaho ibise bimbabaza. Ndashimira umuberseri wanjye witwa Francine, niwe twari turi kumwe, nkajya mufata gutya, ariko ndavuga ngo Mana uzandinde amagambo y'amanjwe. Numvaga abantu bavuga ngo iyo utwite ngo ndi kurya, ngo hari igihe ngo uvuga ibintu bibi ngo ukazicuza, ariko ngiye navuze Mana undinde ntazagire ijambo rimwe ribi rimva mu nzicuza ubuzima bwose bw'amagambo navuze adasobanutse. Umva, naramufataga nkamukomeza, nawe yabivuga, nkajya mvuga Yesu we mfasha, Yesu ndengera. Yesu aramfasha, Yesu abana nanjye muri ibyo bihe. Umva, ndashaka kubabwira ibitero Satani yaragabye, ku buryo nageze aho hari ibyo bita nimba babyita gute, ibintu bavuga ngo byame nimba ari isuhe, nimba ari isuha, sinzi ukuntu babyita, by'ababyeyi. Iyo bimenetse biba ari byerekana ko umubyeyi agiye kubyara. Noneho ngiye wumve n'ubwo buriganya bwa Satani, yaranamenetse iyo suha, nimba ari isuha, abaganga ntibamenya ko yanamenetse. Mbaho za saa 1 ziragera, dogiteri ntiyaza, njye subuzi n'amasaha n'ubuzi n'igicu herereyemo. Nyuma dogiteri yaje kundeba hari nko mu ma saa 3. Dogiteri angezeho, ambonye, ikintu yavuze gusa, yirutse avuga ngo nibamutegure, kuko yabonaga ko ameze nabi. Ni mumutegure, nanjye ngiye kwambara, mumuzane muri salle d'ope.
mu kunjyana abantu bose babonaga ko ndi bunabyare neza, ndi bubyare ngezeyo, ahari nkanabyarirayo, ngo hari abantu bagenda bagiye kubagwa bagerayo bakabyara. Ndangije ngezeyo sinanabyara, nyine sinahita mbyara ngo mbyare neza, kuntera ibishinge bya bindi by'ibinya byo mu mugongo byanga kumfata, bantera icya mbere nticyamfata, bantera icya kabiri nticyamfata, bantera icya gatatu nticyamfata, paka bantera ibishinge 5. Ubundi ngo ntibinabaho ko bagutera ibyo bishinge, ariko nyine byabayeho, Imana iramfasha. Ubundi ngo iyo zirenze 2 bagutera ikinya cya hose nyine ugasinzira. Nuko barabintera, barankorera operation, Imana impa umwana. Icyo gihe rero imaze no kumumpa, urumva no kuzezengera no kunanirwa, nabonaga umwana aho, na dogiteri arambwira ngo Sylvie, ngo reba umwana wawe. Nkumva si umwana wanjye, nkagira ngo ni umwana w'abandi bantu, nyine si uwanjye bitewe n'ukuntu nari meze, nkajya numva ko wenda ngiye bakiri kumbyaza ntarabona umwana. Ako nyuma mubonye narishimye, ndasenga. Ikintu cya mbere nakoze, sengera abaganga mbasabira umugisha. N'ubu hari umudogiteri witwa Mireye, umuntu waba umuzi cyangwa abantu bakora CHK bakavuga ngo yarahavuye, bakaba bazi ahantu aba, yari umudogiteri icyo gihe yari ari CHK, niwe wambyaje. Imana imuha umugisha, kuko yakoranye na Kristo, barukora ubuzima bwanjye, barukora n'ubuzima bw'umwana wanjye. Imana ibimpaye umwana gutyo. Ariko murumva ibyo bintu byose Satani yari yahagurukanye imbaraga, Satani yari yarakaye. Ariko Imana n'abantu b'Imana, bya bindi ni Pawulo wabivuze, sinzi umuntu wabivuze, aravuga ngo abanyetorero bagira umwete wo kugira gute, wo kumusengera. Rero tujye dusengera abantu batwite. Umuntu najya kubyara mumusengere, kandi ikindi mpora mbabwira, mwimana amakuru yo kuvuga ngo agiye kubyara, yo kwerekana uko umuntu ameze. Abantu nabi babwiye ko babaye babi, abantu babaye abagome. Nibishaka, nushaka gushima Imana cyangwa ugashyira kuri statut ushaka kwipostinga, uzipostinge nyuma waravuye kwa muganga n'umwana wawe amaze n'iminsi yaravutse. Ariko ibintu byo gupostinga ubageze kwa muganga, ubu ngubu ari mu bise, bari mu rwerero, ibyo bintu mubireke, kuko abantu ni abagome. Abantu barakureba bakavuga ngo uyu muntu azagwe hariya, uyu muntu nitumwifuriza ibyishimo. Kandi koko ibyishimo baba bashaka kunyaga umuntu, mu kuri ni ibyishimo. Abana ni ibyishimo, abana ni umunezero, abana bagushoboza kwihangana, abana bashoboza abantu kwihangana. Najyaga numva kera abantu bavuga ngo abagore bapfira abana. Hari igihe ubona umugore nyine wahuye n'ibibazo, ariko mu rugo rw'urugo rutaramuryoheye, rwaramushaririye, akarunambamo. Nta kindi rero bavuga ati uko biri wenda umwana wanjye we azakura n'ibyishimo by'umubyeyi, bya papa na mama. Icyo gihe rero Imana yabanye nanjye, Imana irandinda, Imana impa umwana, ndayishimira. Nifuje no gukora iki kiganiro kuko ari muri uku kwezi n'ubundi Imana yamumpayemo. Imana itsinda Satani, Imana izamura ibendera ryo kunesha. Rero bantu mureke dusengera abantu batarabona abantu. Ikindi mwebwe mutwite, nimukemera abantu babakora kunda. Kabone niyo umuntu yaza mu ishusho avuga ngo aje kugusengera, nagusengera ari hariya. Mwirinde n'abo bantu babakorakora, wirinde umuntu ugukoraho. Ikindi, nimba ugiye kubyara, witangaza amakuru y'igihe cyawe ugiye kubyarira. Nimba ufite umuntu umwe wizeye ari umuvandimwe wawe cyangwa ari umugabo wawe, kandi nimba umugabo wawe nawe ubona ashyuhagana, atabasha kwihangana ngo iyo nkuru aba yiretse, mubanze muve ku rugamba. Nduzi ko ruba ari urugamba, bwihorere. Hari n'abamama bafashe imwanzuro, kuko babona wenda abagabo bashobora no kuba ati, bakabwira bene wabo, ubu tugiye kubyara, ubu bigenze gutya na gutya, kandi wenda utazi n'ukugenza uwo ari we. Abasenga cyane ari igihe muba mufite n'amakuru atari meza. Bibaye byiza rwose uramukweba. Mu minsi ishize umumama w'umushuti wanjye yagiye kubyara, amaze kubyara afata telefone ahamagara umugabo. Umugabo yamusize mu rugo agiye ku kazi, akimara kugenda kandi we yari abizi yiteguye, ahita afata taxi voiture aragenda ajya kubyara. Amaze kubyara amubwira ati uze kundeba hano kwa muganga. Kubera iki? Arabona ameze neza n'umwana ameze neza. Azi ko hari abantu bakundana bakumva ko inkuru zose kuhita bazitangaza nk'umuryango ari rwo rukundo. Ariko hari igihe biba ngombwa ibanga rikaba ngombwa, hari igihe biba ngombwa ko amakuru adatangazwa. Ahita rero avuga ati bitewe n'amakuru mfite, sinzi umuntu uwo ari we n'umwe uri kungenza, reka ngenda. Afata varize yaragenda ajya kubyara. Arangije kubyara nibwo yahamagaye umugabo. Ushobora kuba utabikora gutyo, ariko nimwicare mu biganiro muvuge ngo ibi bintu ni ibanga. Uru rugendo rwo kubyara ni urugendo abantu bategeramo abantu. Namwe mumaze iminsi mubibona, abantu bakahagwa, abantu bagapfa, abana bagapfa, umuntu akamara no kubyara, abantu bagapfa. Umva, nibinaba byiza bishoboka, nimba abantu baje no kubasura, ntabwo abantu bose baba bazanywe n'urukundo. Nimba mufite akantu mwaryamishamo umwana akaba aryamyemo, niba murebe hariya. Kandi ibintu byo kumuhererekanya ntubuzi n'abamunosha cyangwa n'abamuvuna imbavu, ngo nabo babaho. Ariko icyo nje kubabwira, mwirinde abantu babakorakora,
mwirinde gutangaza igihe cyanyu muzabyarira, mwirinde abantu muhuruza ngo baje kubamesera imyenda y'abana, ngo baje kubaterera ipasi, ibyo bintu byose cyane cyane bantu mutwite, kandi mugire igihe kinini cyo gusenga, mugire igihe kinini cyo kwizera Imana, mugire igihe kinini cyo kumva ko Imana izabarengera. Amakuru yose ufite, amakuru yose wakira, iyo utwite wakira amakuru menshi kandi amwe ntaba ari meza, y'amakuru nyine y'imigambi ya Satani, kandi koko ibihari si uko abo bantu baba bagukura umutima, ariko wizere Imana, uvuge ngo iyangiriye neza njyewe ikampa gutwita, ubizi neza ko hari abandi bamaze imyaka 20, ubizi neza ko hari abamaze imyaka 15 ntacyo watanze, ujye uvuga ngo ibi nshingiye kuri ibi Imana izampa kubyara umwana mwiza, kandi umwana wawe ujye umwaturaho amagambo meza, ujye ugira umwanya wo gusengera umwana wawe umusengere mbere y'uko agize ikibazo icyo ari cyo cyose, mbere yo kwirukira mu baganga. Ni byiza mujyane kwa muganga, ariko ugenda unamusengera, agiye kwiga umusengere, ari mu nzira umusengere. Ikindi mwirinde ko abana banyu bagira ibintu by'inzerero byo kwirirwa bazerera bazenguruka mu miryango bararayo, ntago muzi aho bakura abo bantu. Ashobora kuba uwo muryango agiyemo ari abantu beza, ariko wenda bafite undi muntu waje kubasura utari umuntu mwiza. Musigaye mubona inkuru ziri aha ngaha, ugasanga n'abana b'abahungu barahohoterwa, ugasanga umuntu arakubwira ati ngiye bamuhohoteye kuva ku myaka 7. Twirinde rero abana bacu, tubabe hafi, abana bacu tubatege amatwi, abana bacu tumenye ko ari ubutunzi Kristo yaduhaye, kandi ikindi ni icyizere yatugiriye, arabaduha kugira ngo tumufashe kubarera, ariko si abacu ni ab'Imana. Rero babyeyi, numvaga nshaka kubabwira urwo rugendo, nta kindi mvugamo, si ukwirata ko Imana yangiriye neza, ahubwo ndavuga imbaraga z'Imana, ndavuga imbaraga z'Imana zandokoye. Imana ihagararanye nanjye aho nari kuhagwa, nari gupfa, cyangwa umwana wanjye ntabeho, Imana igatanga impundu, abantu bakishimira ko mbaye umubyeyi, ndetse nanjye nkabyishimira. Nawe rero utwite, ndetse nawe utarabona abana, izera Imana, ntarirarenga. Iyahaye Ana umwana ntabwo ariwe izima umwana. Imana izaguha kubyara, Imana izaguha guheka, Imana izaguha ibyishimo. Namwe mwababonye, nimwite ku bana banyu, abana banyu mubatoze inzira nziza, abana banyu mubajyane mu nzu y'Imana, abana banyu baba abana b'umugisha, kuko uwababahaye yarababaragije kandi azababaza. Nuko rero ndabakunda, numvaga ari iki kiganiro mfite cyo kuvuga imbaraga z'Imana, cyo kuvuga uru rugendo rwo kubyara, urugendo rwo gutwita, kandi Imana iha umugisha, abantu mwese mujya mwita ku bantu batwite, abantu mwese mujya mwita ku bantu batwite. Imana iha umugisha abadogiteri mubyaza abagore, Imana iha umugisha abadogiteri mukurikirana abagore, Imana iha umugisha babaganga baba bari kumwe n'abadogiteri babafasha, abantu mukora kwa muganga ariko mukakora neza, mugakora muri misiyo y'Imana, kuko hari n'abakora bari muri misiyo ya Satani. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, bantu muharanira ko ibintu byose murimo icyubahiro cya Kristo kizamuka. Ndabakunda, Imana ibaha umugisha, mukomeze mugire ibihe byiza.